mu kiganiro umuyobozi w'ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda Pastor Ndayizeye yajyanye ikiganiro n'abanyamakuru aho bakoze ikiganiro kinini cyane ariko haje kubazwa ikibazo gikomeye cyane aho habajijwe ko bita Vestine na Dorcas wabajije ikibazo and Pastor Claude ndakeka muramuzi cyane akaba yabajije ikibazo gikomeye cyane ngira ngo nkumvishe ikindi kandi yaje gukomoza ko bita Irene ndetse no kuba ADEPR yarabujije Vestine gusezerana mu idini rya ADEPR muri make bakaba baramuciye ndagira ngo rero utega amatwi wumva ikibazo yabajije ndetse wumvira igisubizo uyu Pastor Ndayizeye umuyobozi mukuru wa ADEPR mu Rwanda yaje kumusubiza. Icya kabiri hari abanyamakuru bamwe na bamwe bafite inshingano mu itorero rya ADEPR bafite ibitangazamakuru bitandukanye usanga aribo batiza umurindi ugasanga uwakabaye yubaka urugo rw'iwabo ahubwo ari gutiza umurindi abashobora kurusenya kandi bamwe muri abo ngabo bafite inshingano ni ba perezida w'amakorali n'abadiakoni bafite ibitangazamakuru byakabaye biyobora uwo muyoboro abakristo b'itoro rya ADEPR kubashyira ku murongo ariko ugasanga bibakura mu murongo wa gahunda z'itoro rya ADEPR bagamije kubona indamu n'indonke ariko bakiyambura umwambaro w'ubukozi bw'Imana muri iryo torero rya ADEPR. Ese abantu nk'abo iyo mubagezeho cyangwa mubayobora mukabona basenya itorero bahabwa inshingano mu itorero mubivuga iki? Tugarutse ku gusengera ku bana b'abahanzi bari munsi y'imyaka 18 hari abana b'abakobwa babiri Vestine na Dorcas n'abakristo mu itorero rya ADEPR Muhoza basengeraga muri iryo torero ari abanyeshuri nyuma yaho baza kuba abahanzi ku giti cyabo baza kujya mu maboko y'abantu batari abakristo b'itoro rya ADEPR batangira kwambara bitandukanye kudefiriza bitandukanye n'itoro rya ADEPR indangagaciro za ADEPR nyuma yaho umwe muri bo Vestine aza no gushyingirwa kwa gushyingirwa bivuga yuko itoro rya ADEPR mwamwimye serivisi zo gushyingirwa bitewe nuko umugabo we ari uwo muri Burkina Faso bamwe bati ni umusilamu abandi bati ntabwo ari umwizera w'itorero rya ADEPR. Ese koko mwabasha kuduha umucyo kuri icyo kibazo nicyo cyaba cyaratumye mufata ingamba z'uko umwana uri munsi y'imyaka 18 adakwiriye kuba umuhanzi ku giti cyiwe? Ndabashimiye nyakubahwa representa. Icy'abahanzi bato nakivuzeho ariko wagarutse no kucyo cy'abaririmbyi witwa Vestine na Dorcas batangiye umurimo mu itorero ryacu mu rembo rwa Muhoza. Hari icyo baje cy'umwihariko cy'uwashatse gukora ubukwe Vestine mbega ibyo ni ikinyoma nigeze numva n'umuntu wita umupastori wabivuze ko mbega ko inkuru yose ibyo yavuze byose yarambeshyeye. Vestine nta nubwo ndahura nawe uvuze ngo yaje mu biro byanjye mbega uretse ko nta nubwo twanga gusezeranya abantu tubagira inama tubabaganiriza dukunda urubyiruko dukunda umuryango umuntu wese wabivuze muri ubwo buryo rero muzabanze mushake muri ko hari n'ikindi kizima ajya avuga. mbega nimubona umuntu wagiye ku karubanda agakora inkuru y'ikinyoma kandi rwose ashishikaye muzabanze murebe n'izindi yakoze murebe ko hari ibindi bizima ajya avuga. Naho hari n'igihe mubimbaza mukambwe ati umuntu ubu hari uherutse kumbwira tese ko twumvise ko abapastori gusengera abapastori babihagaritse nibyo noneho uwo muntu wese wabikubwiye hari ibindi bintu ajya avuga ari bizima. Mbega hari ikindi kintu wumvishe kumva hari ikindi kizima yavuze ku buryo ikintu cyaba kibaye cya kabiri. Rero ntimukajye mutinda ku bantu batagira ibintu bizima ahubwo mujye muhita mwe kuvuga ibizima kuko hari igihe usanga n'abantu bakurikira izo nkuru z'ibinyoma kuko namwe mutafasha umwanya wo kubwira abantu ibibubaka. Dukeneye gufasha umuryango nyarwanda kubona inkuru nziza zivugwa. Ikintu umuntu agomba kwibazaho agatindaho cyane akanashimira cyane nukuba uwo bita Pastor Ndayizeye ubona ko ari umuntu koko utajya mu matiku umuntu nyine ukuriye itorero rya ADEPR kubera ko iyo urebye ikibazo uwo bita Pastor Claude yabajije ni ikibazo cyari kimeze
kimeze nk'aho kiri guteshamo cyangwa se kiri gusebya uwo bita MRN kivuga ko cyangwa se uwo Pastor Claude avuga ko MRN atari umukristo kandi yarayoboye abana b'abakristo muri make yaje kubayobya ariko noneho iyo ugiye kureba uwo bita Pastor Ndayizeye cyangwa se uyu nguyu mukuru w'itorero rya ADPR mu gihugu igisubizo yasubije rwose ni igisubizo cyumvikana cyane yahise yibanda ku kintu kivuga kiti aba bakobwa cyangwa se uyu mukobwa Ishimwe Vestine ntabwo twebwe twigeze tumubuza gusezerana mu itorero rya ADPR kubera ko nta n'umuntu twabibuza ahubwo twebwe icyo dukora ni ukubafata abantu bose bashatse nyine gukora ibintu bisa naho bitemewe n'itorero twe tukabaganiriza. Ikintu abantu benshi bakomeje kugarukaho bavuze bati buriya uko byagenda kose kuba uyu Pastor Claude yazanye iki kibazo asa n'umuntu nyine ushaka guteshamo cyangwa se gutamo uwo bita MRN kubera arabizi neza ko Pastor Claude nyine arabizi neza ko mama wa Vestine ndetse na Dorcas akiri umwadeperi kandi ukomeye yashatse kugira ngo yongere agarure ya case ya kera niko nyine abantu bari gukomeza kwivugira bati ashaka kugarura ya case ya kera y'igihe uwo bita MRN yaragiye kwakwa Vestine na Dorcas ariko waza kureba nabwo ugasanga ni ibintu bitumvikana gusa abandi nabo bakavuga bati no kubera ko ejo bundi uyu Pastor Claude yaje guhura n'ishyano aritewe na MRN byagenze bite rero iryo shyano mvuga nuko uyu Pastor Claude murabizi ko afite channel ikomeye yitwa Ikaze TV show gusa uwo bita MRN ibyo yamukoreye sibyinaha i Rwanda kubera ko MRN yahise aza arangije ahita amukubita iyo bita copyright strike no kuvuga ngo yamureze kuri YouTube maze channel ye bayihereza strike no kuvuga ngo channel y'uyu Pastor Claude iri mu maje isaha n'isaha ushobora kubona banayisibye urumva rero ni ikintu cyababaje cyane Pastor Claude kubera ko Pastor Claude yanavuze ko yagerageje gusaba imbabazi arapfukama aratakamba ariko MRN amwima amatwi dore ko ngo yamwandikiye akanga kumusubiza ikindi kandi ngo yaranamuhamagaye ngo telefone ngasanga yikuyeho urumva rero n'uburyo bwo kwihorera yagerageje kwihorera nubwo uyu muyobozi wa ADPR mu Rwanda yaje kubimenya yarangiza nawe agahita agica ku ruhande akirinda kubyinjiramo cyane akivugira ibijyanye n'itorero rye gusa iyaza kubyinjiramo twari kuvuga ibindi byari kuba ari indi nkuru rero nakubwira iki rero nkuko ubibonye iyi nkuru nahangaha bwa mbere wisanze ntahandi yari yagera no kuvuga ngo tukugeze amakuru mu bambere nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo andi makuru nk'aya ngaya ajya kugeraho mu bambere nawe umwe muri babandi baba bafite amakuru kandi yizewe yuzuye 5/5 reka ngushimire wowe twabanye nge mwabanye banyita Ibel ahangaho ibi byose ubisanze niho bita kuri Mega TV Rwanda nkwibutsa ko gukora subscribe ari ikintu cyambere cy'ingenzi reka mubwire ngo ciao bye bye naho ubutaha.